ni kimwe nyine kuko mutwizi umurongo waho wa gatatu. Hariho havuga ngo umurongo ni wa gatatu, bakundwa ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mbaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kumaranira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Amen. Aha niho iri jambo turebe kandi ku murongo wa 20. Aho umurongo ni wa 20. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zizasohoza ku bugingo buhoraho. Amen. Aya magambo ni Yuda wayanditse. Ijambo ry'Imana ndarikunda aha hantu kandi kuko twatangiye tubivuga kuva kare. Yaravuze ngo ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mbaswe no kubahugurira ngo mushishikarire kumaranira kwizera abera bahawe rimwe. Naho hantu abera kwizera abera bahawe rimwe ryonyine. Utikuke hari abantu baza bizera, kwizera kukaza kwicara, kwizera kwawo kukaza kwicara gukora impanuka, agahikira mu gutangira. Uko mwaka yahita imyaka ingahe kugatakara, kukamuyuhuka kugatakara. Ariko aravuze ngo mushishikarire kumaranira kwizera ku giciro, kurya ku giciro original mugani wanyu se ko muzamuvuga. Ukwizera ku giciro abera bahawe rimwe akazarinda apfa, atagumye kwicara ahindagurika ngo buke ahagarara ahanaka. Uko mwigisha aje navuga ijambo asige kwa kundi yari afite, yirukankire hariya. Nihaza uhaye ugenda ayerekwa, asigataye ibyo yari afite agende hariya, yibagirwe aho yavuye. Ariko aravuga ngo ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mbatwa n'umutima ngo mbandikire mbamenyeshe ibyo kwizera abera bagabanye rimwe, bazaba guhabwa rimwe ryonyine. Imana ishimwe. Rimwe bakazageza ngo iteka ryose, cyangwa se akazageza umunsi azavaho. Ntiyishare yemuruka uzabirebe. None nihaza umuntu uhaye ukora ibitangaza, dore ko ari byo cyane turarikiye, urambike ibyo kwizera, usubire kandi wamugenda uvuga uti biriya nari nagiyemo byo gutegereza kandi kare, ahubwo nkwiye kujya gushaka nanje mupaka Imana ikazinyereka ibintu. Umuntu akaza ati narabonye Imana umunsi umwe yaraje irambarira ngo nzaze, nzabona imodoka imeze gutya, nzabona inzu, nzabona paraseri, nzabona iki, nzabona umuntu, nzabona akazi kameze gutya gahendutse, bityo. Ariko abera ibyo nabyo dukwiye kubikora, ariko tukaza dushyira hejuru ikintu kera twamize, kwizera tukakumira. Amen. Tukakumira kugatibuka mu nda, ibindi bisigare tukaza dushyira hejuru yako, ibindi bije. Imana yavuga iti nimuhanure, nako tukagukora. Imana yavuga iti nimugire n'amazu nayo si icyaha kuyagira, ariko cyane aho hantu
ko ndashaka gusotera kariya kantu kubwiraga ngo uzasingire hariya nuko baza barekura akarekura kwizera akirukanka kujya gushaka akantu kutuma umuntu akamubwira ati nanyuze ahanaka. Kwizera igiciro abera bagabanye rimwe kudasubirwamo. Kwizera gushya kunyomoye Imana yemera kakurekera mu nda kaza gasa ngo ni zahabu y'agaciro kenshi. Kwizera Petero we yagushyizemo aravuga ngo kumere nk'izahabu yatunganirijwe mu ruganda, zahabu y'igiciro, nubwo ngo ari izahabu kurya ariko nanone ngo zigaragarishwe umuriro. Kwizera kwacu ngo kuzaca mu muriro, bazakunyuza mu muriro gutambuka nkuko twamaze kubivuga. Ariko rero hana batubwira ngo muba ariko mushishikarira kugira ibindi byose bizaza biza hanyuma. Aravuga ngo abera bakuhawe rimwe ryonyine risa, nta kuguma kwirirwa ngaho none twemeye ejo twagiye ahandi. Hatubwiye hano kuri 20 havuze ngo ariko mwebweho bakundwa mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zizabageza ku bugingo buhoraho. Nizo zizatugezayo, ni imbabazi z'Imana. Ntituzagera mu ijuru kuko tubizi kubivuga, ntituzagera mu ijuru kuko twamenye gukora. Bizatugeza mu ijuru ni imbabazi z'Imana ziza kuko twatunganye imbere y'Imana tukagumaho twakiriye uku kwizera. Imana yacu idukomeze. Uku kwizera iko kuza kutugohera imbabazi z'Imana zikaza akaba arizo zizatujyana. Niryo gari rizatujyana, ni imbabazi n'ubuntu bw'Imana buzatutwara nk'igari budushyitse imbere y'intebe y'Imana. Imana ishimwe. Niko kuzaba igari tuzagenderaho, niko kugira amababa kuzaguruka. Imana ishimwe cyane. Hari indirimbo tuzaturirimba yo mu Ruswahili ivuga ngo na imani inashinda hali zote inaruka juu ya mambo yote. Kwizera ngo kuza kunesha ibintu byose kandi kukaguruka kukaza guca hejuru y'ibintu, hejuru y'amatara, hejuru y'imyoma, hejuru y'utubande, kukagenda kugaca hejuru. Haleluya. Hejuru y'amageragezo, hejuru yo kubura urubyaro, hejuru yo kubura amatungo, hejuru yo gukena, kugaca hejuru, kukagendera hejuru. Haleluya. Kuko tuba dutegereje imbabazi z'Imana zizadusohoza ku bugingo buhoraho. Imana ibane natwe. Imana iduha umugisha kandi tubashimiye kuko mutavugishije amagambo angana gutya imbere y'Imana. Turagushimiye Mwami Imana yacu, niwe wateguye iyi saha tutari tuzi n'uyu mwanya kuva iki gitondo cyose tumaze imbere yawe. Wabanye natwe, wayoboye aba basore bacu, wabagendesheje neza mu mahoro yawe. Natwe twese abari bateranijwe ahangaha no kwakira ijambo ryawe, turabigushimye kuko utubikira ijambo ryawe. Mana yera, ijambo bitubwira kuko ngo rimeze nk'igitsi ku mutima, gishikamye cyane, cyinjira hera cyane. Mana yera, aho watwinjiriye rimwe ubandutse umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Turabigushimira kuko umunsi umwe uzagaruka kutujyana ukaturuhura. Ntabazavuga ubutumwa kuri uwo munsi, twese tuzakwirwa no guhazwa n'umunezero w'ibyo twakoreye. Urakoze cyane. Udutwigisha, mwigisha urubyaro rwacu gukomeza amashingano, gukomeza uyu murimo no gukomeza uwo buryo
urakoze mwami Imana, turabasabira umugisha, dusabiye n'igihugu cyacu umugisha, dusabiye n'isi dutuyeho yose umugisha, ubuntu bwawe n'amahoro yawe bize biturinda muri iyi minsi dusigaje kuba mu isi nk'abasuhuke n'abimukira. Urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu dukunda, amen.